infection y'amaraso ubwayo ntagibaho, ahubwo abantu bakoresha cyane infection mu maraso, abaganga cyangwa se abakora kwa muganga baba babuze iyindi terime nziza mu buryo basobanura umunyarwanda mu kinyarwanda kiza ngo abyumve. Ubundi umuntu afite infection cyangwa se inflammation ni ikimenyetso cy'uko umubiri uri kubaho. Infection ni kimwe mu bitera inflammation, ariko ntabwo inflammation ziterwa na infection. Iyo umubiri ufite icyawubabaje, ubundi iyo umubiri ufite icyawubabaje icyo cyose umuntu agira inflammation. Hari ama proteine de inflammation, amarike inflammation ajya mu maraso. Ayo rero niyo labo zikunda gupima, ayo marike de inflammation. Noneho zayapima iyo kijyaba yazamutse. Ubwo icyo umuganga babonye cyo gukora kwa muganga babonye ko umubiri wababaye, kandi kibutera cyane, kibitera cyane na infection, kandi wenda afite n'ibindi bimenyetso abona by'uko umuntu afite infection, afite umuriro, afite n'ibindi bimenyetso bya infection. Noneho akabona yuko bya bimenyetso za marike de inflammation nk'uko nazita mu Gifaransa zazamutse, ariko ntari kubona infection ya nyayo yariyo. Yapimye infection zose yashobora gupima akabona ziri negative. Nibyo gusobanurira umurwayi akabura ko abimubwira ibyo byose sobanura, ariko akavuga ngo ufite infection mu maraso. Kwa ko bafasha amaraso babonamo izo markers of inflammation ziri mu maraso, izo tukuma gupima cyane nitwa CRP, C-reactive protein. Icyo gihe yabaye positive bakoresha qualitative test cyangwa se ari bapima quantitative kakwereka uburyo yazamutse n'ingano. Kubisobanurira na rimwe bitewe n'usobanura ashobora gukoresha infection y'amaraso, ariko ubwabyo anumve ko nta infection y'amaraso, nta infection ifata amaraso ubwayo ngo amaraso y'umuntu yagize infection, ntago bibaho.